Ndi Papa Sava. Marudi? Yes. And I know, sir. Marudi we. Kudozo kamye se. Ndamira mwana. Kamwe n'iki? Ndamira pe. Ndahwere. No gukamura ndakurahiye. Hawo wizo. Wowe. Eko. Amazi agushize muri amaza. Nawe ndasiga ndase umva bende zigizenze. Ariko nizere ko dasebye. Ndase nase washe. Sha. Umva Gutatukayishije nta kibazo. Marudi we. Reba icyo ndameza n'ukuri. Ndarishyira uyu mutange mututu. Oya. Banzo ndamira sha ndahwereye. Ndahwereye usuramikira. Ngwe se mitsingi nyine kuri abisanzwe. Ikonje cyane. Mitsingi yahita imuhura. None se muzanira ibasi nika mu mutwe. Marudi we. Ariko sha none se wagiye muri dushe koga. Oya banzo ndameza abona ibintu by'ibyo ugiye gushyira muri zinde koko za abakiriya baje bijye mwesha. None se kumba mvuye nyine ari gusohoka banzo koga ukabona. Dushe nayigwamo. Ndazezenge ni umubiri wanjye wabagiseze ikizenze. Manu cyakoze rero ibintu by'inzoga nta gasupu se mufite. Gasupu se kana kari kaboneka se. Ariko ni makanya gasupu karaba kaje ho muri. Usikiro giye kumurera. Shakira tuze twakazu yazi. Twakazu yazi. Ko dushobora kundamira. Manu ariko shaka. Na nubwo uri bukande se ino rya gatandatu. Naguri buri kande ngo zane none abaje shishe cyane aho. Oya akazu yaze sha. Numve rwose ko kangwa kugira. Ariko abazana we. Cyakaza haho tu. Bako bagira kwikisha. Kabaho tubyoshye ngo nta kime tugira. Igiko bose yaguze cyangwa ni water dispenser. Cyo kuzabimenyesha. Uvoma hamwe hashyushye ugahita uvoma nahakonje. Banye mu kirahure kinini shaho. Kinini se cyo kiza nyine. Ego ko mana yanjye. Kubanza se nibyo munda byagushize. Ugira muri murajugunya mu cyobo. Aya ndarize. Ariko ntabwo urimo ntabwo woroshye. Andi mazi se. Suko ntabwo wapfa. Uko ni wapfa. Reba. Nako tarabonetse nta kibazo. Oya yaboneka ariko suko norohama. Wonetse agasupu kakaboneka kamwa gasupura baza. Cyangwa ahane ndashyira agasupu. Yakashyira agasupu. Nawe. Rabaza. Ibaze none ibyo byabyaje urasanga. Yewe. Byiyorere. Yewe. Sha. Kazi ni kazi ko ye. Yewe nuko baye. Kuna maisha. Sha. Eko rero nawe. Ntabwo byoroshye. Sawa hari kubanza no gukora siporo da. Oya nawe maze bikabya. Sha. Bikabya. Ntabwo gukabya sha ntabwo byari byoroshye. Nawe rero. Naho nkorera umuti ngende. Ari kibazo se. Kuko amasaha yagiye. Umuti rwose ndagukora da. Ntari rwose. Akira. Aya ngaya? Aya nyine. Aya ngaya 15. 15 pe. Yamaze twumvikanye amafaranga 15. Cyatwumvikanye amafaranga 100,000. 100,000? Ase twumvikanye amafaranga 15,000 cyane 100,000. 100,000 se wankoreye iki kandi? Karye kankubaze, widundaga wumva uri kwidundaho. Siko nta nisoni ugira.
nta nubwo ufite n'impuhwe ngo urebe n'ibyo unkoreye ariko nizere kuri kwikinira nizere kuri kwikinira jyanayo baga kwimbanda yawe uri kwikubitaho cyangwa jyanayo gusa njyewe ndi muzima urebe uko ngize uko wamereza 1,000 twumvikanye akira ubusabwa wamereza 1,000 twumvikanye siko nta n'isoni ugira rego uri kwibaraguza ngo wakoze iki ubwo nakoze yego ariko nawe umenye ko nawe hari icyo wumvaga numva iki ubwo nimba utashaka nyine yiho ayaya yihorere nimba utashaka wafasha amafaranga ushobora kumpereza 1,000 twumvikanye ariko nabwo 1,000 nuko usize ungize ntaziga mubaze ubu ngubu ntukirishira abaye bro nako nturi bro uri cyo ntazi sibyo zira postere wakoraga wumva uri kuzikora kuri mushiki wawe kurinde sawa uyafate cyangwa ubone mutayafata cyaswa hano senyine so nta n'isoni ugira urajya he uroho hujya he jyanayo nyine kajyana ibaye jyanayo ngazi 15 yose ni makeya ni makera uzi nkubwire wicunze kuri benshi nge ndaguhagama kanze nkwereke ikizima se nimo kuguha amafaranga se singaye inote gahabwa uburozi 15 niyo twumvikanye inote 3 za 5 nyonyonyo none urumva amafaranga make na postere wankoresheje bro ase naho kurikize nanjye mvune nagize nose ibi byuya wowe we ntiwabyishyura yego ntiwabyishyurana bivuze ko ngese utamvunye ahubwo agakwiye kunyongera kuko nakoze ibyo washakaga sibyo kanze noneho nkwemeze unyemeze kanze nkwemeze sibyo tuza kanigire gukaraba abantu shamani caro kicazwa umusomali ukundebera uri kujya he Sura urambuza no kujya kwikarabira wicunze kuri benshi ngenda guhagama rugabo ndagupfumura iyo nda mbambwiza ukuri noneho nawe yareke reka nzi noneho yareke mubwize noneho ukuri kanze kandi cyatanu noneho unabona nta n'igiceri cyatanu uri bubone noneho nta giceri aha ni muri roge komeza uvumbure biraragiye tubwisanzure ngewe ndago ari nyandiko twagiranye urabufite sibyo urabufite ari nyandiko nyirayo twagiranye urabufite ari nyandiko twagiranye amasezerano y'ubugure twigeze dukora baragikura hano bagishyire hano sibyo ujye ugenda uri byo no gukangata sha sawa yewe ramazani hawo ujye uhanga gutyo ngewe oya kanze nkwemeze unyemeze utese nta masezerano nge dufitanye niyo twajya hehe no mu buyobozi hari amasezerano nge nawe dufitanye hari amasezerano dufitanye bana reka ibyo ngibyo inkongiri imwe nkwaye 15 inote 3 za 5 allo ari biteze shani happy hari ubufasha nari nkukeneyeho hano hari umuginga honoke umvano shara umuginga umva ingegera imbobo nta kintu itakoze ariko yanze kunyishyura none se wambabariye ukambwira wa muntu wawe akaza kanyishyuriza ino ngegera mbi yego ndi hano kwa Pasavu ihute nyabona ndabona asa nk'igisambo yanancika sawa nahingize guhamagaye mu ijoro baze bakunyishyura bande njewe baze bakunyishyura Nyiramazani nta masezerano nta nyandiko dufitanye njewe ndi kukubwira ngo ubwo bugambo ufite mu kanya burashira siko ushobora kunyitiranya wowe kanya burashira postere hirya hino aha ni muri roge ni muri roge turaje tubone ariko iyo uvuga gute wagira ngo hari n'icyo twaguze hari BM wampaye nkaba nanze no kukwishyura cyangwa ari amasezerano y'ubugure nge dufitanye aseka nkubaze iyi mbandi yawe ugenda ukubita nta mafaranga ndakubwiye ngo nkugiriye umwe wayo 15 nabyo wagiye se nawe ukabirya mutware ko icyo byakumarira nabibitse we kubona inda zibyimbye iyo zibyimbye naguhaye urayanga n'ubundi ntayo ndi buguhe nakubwiye wakubitaga mu base wakubitaga mu isekuru uhamagaye baraje bakwemeza nahamagaye bonsa sibyo araje kunyishyuriza sha wapi sha
Ewe ino bosa se wazanye cyane niyo boss agiye kukunyishyuriza aka nakwicara rimwe kagahita gahera umwuka cyangwa ubona ubyimbye nk'iyo ko bosa we we nta soni wowe muri uri bosa wapi we batanyibwirira ariko rwose baramukiza amafaranga angahe njye uyu mugabo ubona twumvikanye amafaranga 1,100 ariko ubu tuvugana ampaye 15 niyo mpamvu mwitabaje rwose pe munyishyuriza amafaranga yanjye. okay rero ubwire wa mugabo we amafaranga y'uyu mukobwa urayishyura mu buryo bubiri gusa ntayo ndi bubahe we kasha bite byanyu mwebwe ndakubwiye ngo urayishyura mu buryo bubiri gusa urayishyura kuko mbaraga zawe wowe ku mbaraga zawe ariko sha barababeshye we peti barababeshye urayishyura mu buryo bwiza ntayo mba we cyangwa se urayishyura ku nabi uyishyure mu buryo bubi nta nyandiko ihari nta na fagitire ntayo mba ntabwo yishyura ntayo mba ntayo wishyura umva mubwiza ukuri umva sha uzi ko wibeshye we hasoni ubwo se n'ubucyuza niyo n'imbunda se amafaranga y'uriya mukobwa urayishyura niyo n'imbunda urayishyura amafaranga y'uriya mukobwa urayishyura ntayo nguha sha ntayo nguha wabaye uracyabisubiramo ngo ntayo urishyura yiki se yiki sha ndayikata nishyure mu gahanga wa mugabo ntayo nguha we amafaranga y'uriya mukobwa urayishyura ntayo nishyura urayishyura ntayo nishyura we kosha ntayo nishyura reka nkubwire ntayo nishyura sha ushaka kwica musuma bicazwa hano senyi kundeberara mereke ushaka kubiraho utajya kunigana ujya kuniga ujya kuniga matete tica umuntu uri mu nyuma we nakwereka Igo munyishyurize mvaho wanjegera we amaza ariko wakwitwaje kazwa hano urayishyura imigeri irimo urayishyura mva imbere nawe wanzanga imigeri irimo hano ko se gatega turutse uraza kwitabika ngaho ukora iki wowe nta none se wowe ugiye kwica umuntu wo gukora icyaha ngaho wewe nuko ufite imarembo bise gusohora hanze icara aho ngaho amazani abakare bibaye kundeba ikisi ibigabo by'ibigome gusa byigize ibigabo by'ibigome wowe urifata ukajya kwambura umuntu bigize bagore yati ngo ndabyimbye ubyimbye miki wowe munyishyurize ubyimbye miki ariko urifata ukambura abantu ngende ku kazi kanjye manu ngende mu kazi toka genda wanzanga tukubona urenga se ngende mu kazi tangiye kuzana nagucanga Igo papa sama papa sama waretse no kutica umuntu matete uri kumweza umwuka weho papa sama papa sama matete papa sama urishura n'imigeri matete yaduteye basaba uranere impagarara mu rugo icara aho ngaho ndavuze ngo icare akuyemo ibintu byose ndavuze ngo icara hariya agiye kunyica ukwiye gupfa agiye kunyica icara hariya hano mureba agiye kunyica ukwiye gupfa nta kintu ukwiye uretse sirasi agiye kunyica ni ikihe kibazo kiba cyabaye reba ukuntu ameze reba imigera nk'ubise ukuntu ingana azanye amabuye n'inkoni agiye kunyica mufite ikihe kibazo hano byagiye kunyica ikoma dede induru ndahari induru buri guteza hano uri mu biki njye rwose arashaka kunyica pe uri mu biki ngende mu kazi akahe kazi ko akazi gucuragura ko kwishyuza ngende nishyuriza abantu bambuye ibyabo bari kurenganywa nkaza nkabishyuriza ibintu byabo bakabibona muri bizinesi y'umuntu wowe uza kwishyuriza abantu muri bizinesi y'umuntu baguha akazi ko gucuragura nako kugira gute uraterekera hano hazi ko nari ndyamye ryiriya mukaba muri kunkangura ariko Ramadani yapfaga sinari mpfuye se
ngo uri kwishyuza ibiki ni igiki cyabaye amafaranga yari amazani yamwambaye dushaka umushyitsi ubundi wakwisobanurira ntabwo uzi kuvuga yamuhaye papa Sava ngiye twaje ahangaha uyu mugabo twemeranya ko arampereza 100 aho kugira ngo ampereze 100 papa Sava ampereza amafaranga 15,000 nkaho wagiraga ngo yikubitagaho sundi uruteye uko rwiboneye yasimeshe wazibya sawa nyine ninde ugusabye ibitekerezo wowe nta nubwo naguha agaciro hanyuma amasanje nakora amazani ibyo nguyu arimo kuvuga nawe urabyemera nibyo nyine nibyo ariko nanjye yamvunaguye ndakubaza ni byose ntabwo ari byo ayo mafaranga mwayumvikanye twayumvikanye ariko nkurikije imvune navunitse kuki uri kumuha 15 reka ndebe n'igitanda ntacyo mwayumvaga amukwiriye ko nanjye na Ramazani rero reka njye mubwira ujye uba umugabo niba uganiriye n'umuntu ibintu ubyubahiriza uko byakagombye kugenda turi kumwe mwumvikanye 100,000 ni 100,000 wamuhaga ngahe nyine 15 wumvaga sa ari byo abereye nyine nanjye nahataganganye wamuha amafaranga yese simbonye sundi wagira ngo nta kintu cyabaye amaza nyine kubera hajemo intambara ndayamuha genda yashaka kuyazana kwasukongo ariko rero nanjye nahavunikiye niyo mpamvu umva n'umubwire inshuti yanjye urumva Ramazani ndagira ngo ngusabe ujye wirinda gukubita umurishyo ku ngoma utakosheje urishyura amadede mwishyuza dukeneye bawusa mu kabari fundambere singaya ayo nyine niyo yamuhaga 15 nanga 15 nta soni badedera wese umwangaje two twe dukeneye bawusa ariko ramadedere nawe reka nkugire inama pe aka kazi ntabwo nzi umuntu akaguhaye nawe akaguhereye n'itegeko yashingiyeho akaguha uranyumva neza witonde hatazagira umuntu ukubitira muri iyi nyafite kuri telefone aka kazi nyafite kuri telefone cyangwa bakagufunga ntabwo yishwa byemewe vuba uranyumva neza nawe Ramazani jya ukora ibintu watekerejeho kuko nibyo wagiyemo ntabwo byemewe n'amategeko ari mbiguyemo byo wumvira ko mabuye ayo mabuye yose nayo girishwa vuba siko agendana mu bintu utwara amabuye n'inkoni shyiramo nimero ko ari wabyanze sanishwa hano cyaye kino yafite kino gihambirwa akapfa nabura akagwa muri wasi agahwera nguki ako mwari munye umuntu wakugize se umutuka ibintu bingana gutya ntabwo twapfanaga amafaranga nta mutima yareberaje nukuri pe urakoze undwanye akira 15 ngiye kweza kuri telefone korera ngahe banavuganye n'umukiriya biterwa 20 biterwa n'uwo wishyuzwa uko angana ubwo ari nkangiye aba ari nkangahe ese wanyishyura bikuye ishyura mu miranga ya none 15 bitanu ngiye kubigweza kuri telefone kandi urakoze cyane sawa ndangira n'abandi bakiriya ndaje umva imbwa nk'izi ngizi duhura nazo buri gihe nzajya kuba akazi ndangira abandi bakiriya pasaba nawe ahangaha nibazabanza banga kwishyura uzajya undabura nze nkorera akazi kamabuye pasaba nese wono atishyuwe numva ndarenze bazamena ko gato wanjye gera yego ko